ubona afite uburyo iri tegeko ryumva, sibyo? Ariko iteka ryose iyo dushaka kumva neza umutima w'Imana tureba icyanditswe cyera, twarangiza ariko tukanareba n'umutima uri inyuma y'icyanditswe cyera, sibyo? Kandi ubwo nawo tukawubwirwa n'ibyanditswe byera. Mbega tuguma mu mbago z'ibyanditswe byera tumenya iki cyanditswe kiri kuvuga. Ntabwo nadukana igitekerezo mvuge ngo ndi kumva ngo hari ubundi buryo ndi kubibonamo bitari mu byanditswe byera. Oya, biguma mu byanditswe byera, ariko kuko iby'umwuka bisobanuzwa umwuka turareba se ntukice bivusobanuye iki? Byari bivuze ngo ni ukwica gusa, ariko se bisobanuye iki? Kuko turi kubona ahubwo Abisiraheli bamwe Imana inabagabira abantu bakabica. Uri kumva bifite icyo byari bisobanuye, umutima wabyo tukawubwirwa rero n'iki? N'ibyanditswe byera. Cyo gituma tubona Yesu, reba Matayo 5:22 afata umwanya agiye gusobanura kuri ano mategeko nk'umurongo wa 22, ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Turuse hejuru yari yabanje kuvuga Yesu asobanura itegeko ngo ntukice. Umurongo wa 22 ngo mwumvise ko abakera babwiye ngo ntukice, abashubije hano twari turi mu kuva igice cya 20, sibyo? Imana ivuye mu kanwa ka Mose, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uri kubona uwica